witi ntiteko merwe nyamugira afata inyama n'umutsima unshyira umukozi wanjye Eliya. Hanyuma ngo birangize ngo igikona gifite inyama n'umutsima, hanyuma kirangije hanyuma ngo gishyira Eliya ku kagezi ngo arya inyama n'umutsima, arangije hanyuma arenza hakagezi. Hanyuma ngo mapfa aza kuba maremare ngo akagezi kaza gukama, kaje gukama Eliya ahita avuga ati rwombonye bahungu, iravuga iti wiririmba urwubonye nige Imana yavuze ntabwo nzivuguruza, umwami ahimbazwe cyane. Hanyuma birangije hanyuma iramubwira ngo imuritseta ujye Sarifati. Hanyuma birangije ahita agenda ageze Sarifati ahasanga umupfakazi watoraguraga udukwi tubiri ngo bituma agirira Imana icyizere, Imana ishimwe. Amaze kugacumba akazanira Eliya, umubyeyi yaraze ko ari buhe ku mwana abona ntamuhaye. Hanyuma ngo Eliya afata ka gatsima arakarya akarangiza. Amaze kurangiza umubyeyi aramaze ati burya kumbi wa muntu ntahaye n'umwana. Eliya ahita amubwira ati umubyeyi uhereye aka kanya genda uhera mu kibo ugere urebe no mu mperezo undebere ko ari ikintu cyaba cyajemo. Ngo hageze saa imperezo zuyema. Canaan TV, ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Dushimiye Imana nyir'ijuru n'isi yabanye natwe mu makuba no mu byago no mu ntambara, itaraduteranya urugamba rwahagurutse. Imana yacu ndayikunda n'imfura ikarabye kandi ni inshuti ya bugufiya. Imana ihimbazwe. Hanyuma dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo kubara, ibice byaho ni ibice 23 umurongo wa 19. Hari ijambo rivuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Imana nitugirire neza, Imana ishimwe. Hanyuma murakoze cyane, dushimiye Imana niyitagwaye ntiguha rubanda, niyikinze imiryango yose n'amadirishya, isigaga Costa rizacisha umugozi wa serumu, kabwirirwa ntuburare ukagira umwenda umwe ikagwa inshuti zagutiza. Imana yacu n'umubyeyi, Imana ishimwe. Yesu natugire neza. Bene data, ndashaka kuvuga Imana aho gatoya kuko Imana twiringiye. Imana ntabwo ari umuntu. Imana ishimwe ni Imana izi imibabaro umuntu yose acamo, izi ntambara zose umuntu ahura nazo, izi ko wariye cyangwa utariye. Imana ishimwe ni Imana imenya ubukene bwacu. Ushobora kuba muri quartier ukatura mu muryango hanyuma ntibamenye ko waburaye, ariko turashaka kuvuga Imana imenya ko wariye ikamenya no ko waburaye. Imana ishimwe. Turashaka kuvuga Imana ititiranya amazina. Imana ihimbazwe. Yesu natugiriye neza. Ngo yitiranya amazina y'abantu, ko twagiye tubona abantu bitiranya amazina y'abandi, hanyuma hari ukuntu bajya bavuga ngo computer ngo ntabwo ijya yibeshya, ariko twasanze muri Kristo Yesu ariho batajya bibeshya. Umwami ahimbazwe cyane kandi Yesu atuganze. Imana ishimwe. Ndashimira Imana rero. Imana turimo tuvuga ntabwo ari Imana y'amagambo, ni Imana y'ibikorwa. Imana ishimwe. Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora, kandi byavuye mu kanwa kayo no kubisohoza izabisohoza. Umwami atugire neza cyane. Bene data, ndashaka kubabwira ko mu gihe narimo ntanga ubuhamya, narimo babwira ko nakoze ubukwe nambaye imyenda natiye, ariko ndashimira Imana ko ubukositime nambaye ntabwo ariyo natiye. Murumva ko rero iyo yavuze byanze bikunze ntikangwa n'imyaka umuntu amaze mu kibazo, ahubwo yita ku ijambo yavuze ikarisohoza. Hanyuma ndagiye mubwire ngo abantu bose mu nteze amatwi mbabwire ko twongeye tugira Imana icyizere. Imana ishimwe kandi Yesu nabe mu ruhande rwacu. Bibiliya ivuga iki? Itubwira umugabo witwa Aburahamu. Imana igeze imusangira ngo Aburahamu aritaba ati karame, iramubwira ngo hanyuma ndashaka kuva mu gihugu kiwanyu ukajya mu gihugu nzakwereka. Mbibutse ko Aburahamu Imana yamubwiye igihugu izamwereka, ariko ntiyamubwira icyo ari cyo. Wenda nk'urugero dutuye mu Rwanda, birashoboka ko ushobora kumbwira ati genda ugiye i Bugande cyangwa se ugiye i Burundi cyangwa se ugiye muri Tanzania, ariko Imana imubwira aramubwira ati va muri uriya bakarudaya ugiye mu gihugu nzakwereka. Iramubwira ngo kandi iyo mpamagaye umuntu ntabwo muhamagara ntacyo mubwira. Iramubwira ngo icyambere nzogeza izina ryawe. Atega amatwi. Ndashimira Imana yo kabyari gaheka ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iramubwira ngo hanyuma va muri uriya bakarudaya ugiye mu gihugu nzakwereka. Iramubwira ngo iyo mpamagaye umuntu simuhamagara ntacyo mubwira. Iramubwira ngo icyambere nzogeza izina ryawe. Icya kabiri iramubwira ngo muri wowe n'imiryango mwisi izaherwa umugisha. Icya gatatu iramubwira ngo uzakuvuma we ntuzamuvume, uzamundekere kuko umuvumye ntiwamukoza, jye uzamundekere nzamukuvumira. Iramubwira ngo kandi ikindi uzagusabira umugisha nanjye nzamuha umugisha. Aburahamu yari gutandukanya ijwi ry'abantu n'iry'Imana. Imana nishimwe. Ikitonderwa muri iyi minsi ya none, abantu basigaye bitiranya amajwi. Imana idutabare kandi Yesu abe mu ruhande rwacu. Hanyuma umuntu akitiranya amajwi y'abantu n'Imana. Rimwe na rimwe ugasanga abantu bagushijwe ngo abahanuzi barababeshye, nyamara ntabwo ariyo yari yavuze, kuko batazi gutandukanya ijwi ry'Imana n'iry'abantu. Bo bibwira ko ari Imana ivuze nyamara ari abantu bavuze. Ariko turashimira Imana, Aburahamu yarazi gutandukanya ijwi ry'abantu n'iry'Imana, amenya neza yuko ari Imana ivuze. Umwami ahimbazwe. Yesu natugire neza. Ngo birangize
aleluya, Imana ihimbazwe. Imana iramubwira ngo nijye uvuze kandi ntabwo nzivuguruza. Iramubwira ngo haguruka Aburahamu, haguruka, azi ko avuganye n'Imana. Hanyuma birangije ngo aragenda, ngo akimara kugera iyo Imana yari yagombaga kujya, birangije agira ingorane. Hanyuma kuko muribuka ko Imana yari yamubwiye ngo nzogeza izina ryawe muri wowe n'imiryango mu isi izaherwa umugisha. Amara imyaka 100 atarabona umwana. Sara n'afite 90 nta mwana bari babone, ariko baravuga ati nubwo ari Imana yabivuze, byanze bikunze ifite uko izabigenza. Imana nishimwe cyane. Bene data, nagira ngo twongere tugire Imana icyizere. Intego y'iri jambo ni ukugirira Imana icyizere, kuko niba ariyo yavuze bitinde bitebuka izasoza icyo yavuze. Umwami ashimwe cyane kandi Yesu atugirire neza. Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza izabisohoza. Umwami ahimbazwe kandi Yesu abe mu ruhande rwacu. Ngo birangize Aburahamu arangije ngo ahaguruka atyo, ariko Imana ibana nawe imuha umutima wo gukomera. Imana ishimwe. Ngo birangize igihe kiza kugera, bamara imyaka 100. Sara yari afite 90, Aburahamu afite imyaka 100, ariko baravuga ngo niba ariyo yavuze byanze bikunze reka tuyitegereze. Ariko igihe kiza kugira ngo Imana iza kunyura, hanyuma ngo iza kuza mu bamarayika, ngo banyura kwa Aburahamu. Bakimara kunyura kwa Aburahamu, biba ngombwa yuko ngo Aburahamu arabwira ati mugaruke mbakarabye mboze ibirenge. Aburahamu afite urukundo, ureke muri iki gihe cya none urukundo rusigaye rwarabuze mu bantu. Sanga ubwira umuntu wabwo ati semwe neza atakundemera, ngo niba nkuremereye wantuye hasi. Twaririmba indirimbo ivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri ye. Undi agahita yihimba agahita bati sinzibagirwa igihe wamvugaga, ubwo twahuriraga mu nzira, narabyumvise maze ndarakara, uzabi wawe nanjye nzabi wanjye. Yesu natugire neza. Bigaragaza ko Aburahamu we nta urukundo yari afite ntabwo rwatekerezaga gutyo. Bibiliya ivuga ngo urukundo rwihanganira byose, kandi ntabwo ntirwirarira, ntirwihimbaza, kandi rubabarira byose. Aburahamu afite urukundo rubabarira ibintu byose, akabata uko byaza kose ndabyakire. Ngo arabagarura, aravuga ati reka mbakarabye mboze ibirenge. Birangije arabakarabya, amaze kubakarabya arangiye abona kubakarabya ntibihagije, aravuga ati reka mbabagira ikimasa. Arangiye amaze kubagaburira, ngo bamaze kurya inyama, hanyuma ibondo ryegutse, umwe ahita avuga ati hari ikintu mbonye. Ngo arebe mu mbuga abona nta mwana uri kuhatamba, aravuga ati byanze bikunze urugo rufite ikibazo. Hanyuma itabwira Aburahamu, arambwira ati reka nkubwire. Aravuga ati nshingiye kuri izi nyama ndiye. Imana ishimwe. Shingiye ku rukundo ufite, Imana iduhana umugisha. Aravuga ngo byanze bikunze iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugaruka Sara byara umuhungu. Ngo abyumve, Sara atangazwa n'iryo jambo avuze, ngo araseka. N'iryo jambo yahise amubwira, avuga ngo niki gitumye Sara aseka, akibaza ngo yabyara cyecuye, ngo mbese yarekina n'Uwiteka mu gihe cyashyizweho, ngo iki gihe cy'umwaka nikigaruka tuzakugarukaho Sara byara umuhungu. Kandi mbibutse ko iryo jambo urisanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice bya 18 uhereye ku murongo wa 13 kugeza ku wa 14. Niko iryo jambo rivuga ngo hari kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Umwami ahimbazwe cyane kandi Yesu atugire neza. Nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho, kandi kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Umwami ahimbazwe cyane. Imana yagimbwira ikambwira ngo mwana wanjye uzankorera. Ngahita ntekereza ahantu bizanyura, nkumva ntabwo nibo kubishyikira, kuko narwo nagize amahirwe yo kwiga. Nize nkuze, ariko birananira mu ishuri. Namenya gusoma Ikinyarwanda, mbese amanota nabonaga mu ishuri nayakuraga mu Kinyarwanda no mu kwiruka, naho nakuraga amanota. Niba abandi babaga bafatiye ku manota 50, je nabaga wa mbere mu bayabuze, ngahita mfatira kuri 49, ngahita ntonda umurongo wa mbere mu bayabuze. Mbere nyine mbere ya jenoside niko byagendaga, bafatiraga ku manota 50, ugiye munsi yayo, hanyuma nabagahita bati hanyuma uwa mbere mu bayabuze nawe hanyuma natambuke. Bahita bamperaho, bagahita bati hanyuma Gatera nawe yagize amanota 49, none nawe bayi wa mbere mu bayabuze. Bagakoma mu mashyi atari kunyishimira, kumbi ariko nyine nisiko wa mbere kandi nabayi wa mbere mu bayabuze. Hanyuma Imana impamvu yabonaga mu Kinyarwanda wenda bitangoye, yari izi ko kuzasoma Bibiliya bitazangora. Imana ikambwira iti kuko ikimara kumpamagara yambwira ati uzankorera, no nkumva ntabwo nimo kubishyikira, bitewe naho navukaga nataye yanjye n'amashuri nayo nize, nkumva ntabwo nimo kubishyikira. Ariko Imana so umuntu ngo ibeshye. Imana ishimwe, Yesu natugire neza cyane. Hanyuma Bibiliya niba ngo nubwo utabira intyozo mu magambo, ariko hamya mu bandi ibyo Yesu yakukoreye. Umwami ashimwe cyane kandi Yesu atuganze. Imana so umuntu ngo ibeshye, kandi so umwana w'umuntu ngo yicuze. Imana yigeze ivugana na Eliya, ivugana nawe iravuga ngo mwana wanjye nzabana nawe. Imana ishimwe. Igihe kiza kugera, muribuka ko Eliya ni umuntu wanditse amateka muri Bibiliya, kuko yuzuye umwuka wera agera no ku rwego Imana ivuga ati nshingiye ku mibanire myiza dufitanye nzakujyana mu ijuru, hanyuma Imana imwimura mu isi
isi imujyana mu ijuru adapfuye, kuko Eliya yabaye mu gihugu cy'umugabo witwaga Ahabu kumbi yari umwami ngira ngo yari umwami muri cya gihugu ngira ngo cya Isirayeli. Noneho birangije ariko agira ingorane, ashaka umugore witwaga Yezebeli w'umunyamahanga. Noneho birangije biba ngombwa yuko Yezebeli mu gihugu cy'iwabo bakoreshaga ibigirwamana. Noneho kandi mu Bisirayeli cyaraziraga ko ikigirwamana cyagera mu Bisirayeli. Ahabu kubera yuko we yabaye impumyi, ntiyabana n'Imana ngo agishe inama Imana ibaza turiya muntu mu by'ukuri umpaye tuzajyana tugeraneyo cyangwa se azanta ku nzira. Mbibutse ko abantu benshi muri iki gihe cya none basigaye bareba ku bigaragara, nyamara ubundi byagakwiye kugira ngo niba ugiye gushaka ubanze usenga ubwira Imana ngo Mana se uyu muntu mpaye ese tuzagera nayo cyangwa azanta ku nzira, nusanga azaguta ku nzira umubwire ngo hanyuma turangiranije aho ngaho. Aburahamu ngira ngo Ahabu we ntabwo yigeze asenga, we yarebesheje amaso y'inyuma. Hanyuma birangije biba ngombwa yuko avuga ati ndabyemeye. Hanyuma birangije barabana, bamaze kubana Yezebeli kuko yari yimukanye ibigirwamana by'iwabo araza, biba ngombwa yuko abangamira abantu basengaga Imana yitwa Uwiteka. Afata umwanzuro, hanyuma birangije aravuga ati aba bantu harimo abahanuzi, bivuga ko harimo bigeze bafata umwanzuro avuga ati abantu b'abahanuzi mu badushakire tubice tubarangize. Hanyuma birangije umugabo witwaga Obadiya afata 50 abashyira mu buvumo, abandi 50 bashyira mu ndi buvumo, arabagaburira. Hanyuma Eliya akora afite imbaraga z'umwimerere zitandukanye n'iz'abandi, ngo iyo yajyaga kumufata byabaga ngombwa yuko hanyuma umwuka w'Imana mugurutsa bigatuma mubura. Igihe kiza kugera Eliya yiyumva agirira Imana icyizere, aravuga ngo ni gute uyu muntu utubashye Imana yabangamira Imana yanjye mpagarariye muri iki gihugu. Imana ishimwe. Afata umwanzuro iryo joro, aravuga ati byanze bikunze ngiye gufatira imyanzuro kwa Ahabu. Ngo abyuke mu gitondo aragenda ngo akigera imbere ya Ahabu aramaze ati Imana ikuntumyeho. Undi atoya ati ntabwo Imana ikuntumyeho, atabwo nje kukubwira ko igihugu cyane gifatiye imyanzuro. Ati kagira inkuru rero, ati gifatiye imyanzuro nkanda, ati ngifatiye imyanzuro nk'umuhanuzi. Aramaze ngo basese uhanura wigeze uba muri njyanama y'akarere? Undi atoya. Wigeze uba mu y'umurenge se byibura? Undi ati wapi. Basese wigeze uba mu y'akagari? Undi ati shwe. Wabaye wigeze uba basese wigeze unahagararira ingabo baso? Undi atoya. Basese wigeze uhagararira polisi? Undi atoya. Wigeze uba daso? Undi atoya. Wabaye nyiragutabara se byibura? Undi ati wapi. Ese wabaye ko defense? Undi atoya. Atariko ati mu by'ukuri ibintu uvuga urabizi. Aravuga ati reka nkubwira Ahabu, aravuga ati nshingiye ku Mana yanjye wasuzuguye. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo byanze bikunze ngiye kubafatira imyanzuro. Hanyuma Ahabu aramaze ati none si imyanzuro udufatiye ni imyanzuro imeze gute? Aravuga ati mfashe imyanzuro ivuga ngo uhereye none nkibivuga nta mvura izongera kugwa, nta n'ikime kizongera gutonda ku byatsi. Kandi mbibutse ko iyi myanzuro Eliya yarafatiye iki gihugu nukuvuga ngo yarazi ko iki gihugu aricyo nawe atuyemo, aricyo agomba kuzajya ariramo. Ariko aravuga ati nshingiye ku gasuzuguro bansuzugura Imana yanjye, byanze bikunze hanyuma nibinabahiriko Imana ifite ukuntu izantunga, birakwiye ngo tugire Imana icyizere. Imana ishimwe. Afata umwanzuro uteye ityo, hanyuma birangije, hanyuma ndabyibuka ngo ageze mu rugo Imana igwita mwana wanjye mu by'ukuri nshingiye ku mwanzuro ufashe, hanyuma nanjye nzabana nawe. Iramubwira ngo kuko amapfa azaba maremare, manuka kugeza ibiti Kerete niho nzagutungira. Aramanuka ageze kugeza ibiti Kerete, Imana isaga igikona irakibwita ntiteye komerwe nyamugira, afata inyama n'umutsima unshyira umukozi wanjye Eliya. Hanyuma ngo birangize ngo igikona gifite inyama n'umutsima, hanyuma kirangije, hanyuma ngo gishyira Eliya ku kagezi, ngo arya inyama n'umutsima, arangije hanyuma arenza hakageze. Hanyuma ngo amapfa aza kuba maremare, ngo akagezi kaza gukama, kaje gukama Eliya ahita avuga ati rwombonye bahungu. Iravuga iririmbo rw'ubonye n'igihe Imana yavuze ntabwo nzivuguruza, umwami ahimbazwe cyane. Hanyuma birangije, hanyuma iramubwira ngo imuriseta ujye Sarifati. Hanyuma birangije ahita agenda, ageze Sarifati ahasanga umupfakazi watoraguraga udukwi tubiri. Hanyuma aravuga ati mugenzanira ku mazi yo kunywa. Umubyeyi aravuga ati amazi yarahari. Akigira ngo yinjire mu nzira aravuga ati uretse nkugure n'akanuzanira, aravuga ati nzanira n'agatsima nirire. Hanyuma aravuga ati none niwe uyoboye ibyawe muri iki gihugu. Eliya aravuga ati none se ni ibiki? Aravuga ati ndiho ndatoragura udukwi tubiri, mfite uduvuta mu mperezo n'agafu mu kibo ngomba gucumba, hanyuma nkagasangira n'umwana wanjye tugategereza kwipfira. Eliya aravuga ati mfitiye Imana icyizere. Aravuga ati nkore icyo nkubwiye, ibindi byose hanyuma turabibaza Imana. Imana ishimwe. Umukecuru nawe uyu mudamu adagirira Imana icyizere, aravuga ati uyu muntu byanze bikunze ashobora kuba afite ikindi kintu, reka nizere. Ikintu cyica abantu muri iyi minsi ya none ni ukunanirwa kwizera, ariko kwizera ni ukumenya ibyiringiro udashidikanya ko bitazabura kuba. Umwami ahimbazwe cyane. Birakwiye ngo tugirire Imana icyizere. Yesu natugirire. Niba ariyo yavuganye nawe bitinde bitebuka izasoza icyo yavuze, hanyuma biragusaba ko aho yavuganiye nawe nigaruka izaba ariko izagusanga.
umwami ahimbazwe cyane. Hanyuma birangije ngo aragacumba, uko yagacumbaga agahita ashyiramo umwuka, agahita avuga ati kera bakwiringiraga bari mu mahoro, tugufite ntawe undi murengezi twifuza. Agashyiramo umwuka ati umuyaga w'ishuhero wawuturinda uzatubera ubuturo udashira iteka. Agahita avuga ati ubw'umwami Yesu ankunda ndi amahoro. Imana ihimbazwe cyane. Ngo bituma agirira Imana icyizere. Imana ishimwe. Amaze kugacumba akazanira Eliya, umubyeyi yaraze ko ari buhe ku mwana abona ntamuhaye. Hanyuma ngo Eliya afata ka gatsima arakarya akarangiza. Amaze kukarangiza umubyeyi aramaze ati burya kumbi wa muntu ntahaye n'umwana. Eliya ahita avuga ati umubyeyi uhereye aka kanya genda uhera mu kibo ugere urebe no mu mperezo undebere ko ari ikintu cyaba cyajemo. Ngo ageze saa imperezo zuzuye amavuta n'ikibo cyuzuye ifu, aravuga ngo uhereye none mukozi w'Imana ndahita ngucumbikira. Umwami ahimbazwe cyane kandi Yesu atugire neza. Kugira Imana icyizere kwa Eliya bituma Imana imugaburira no mu gihe kitari cyoroshye. Umwami ahimbazwe cyane kandi Yesu atugirire neza cyane. Ndashaka kuvuga uburyo Imana iyo yigiriye icyizere, Imana ishimwe, bituma Imana ibona ko wegiriye icyizere, bigatuma ibana nawe mu makuba no mu byago. Wenda nk'urugero natanga rwa bugufiya, iyi covid itangiye ifite amafaranga 500 mu mufuka, nta munsi y'urugo, nta kindi kintu ndi kureba. Ndangije mbwira Imana, ndabwira ngo Mana, ndabwira ngo reka nguhe ubuhamya. Nahise mpanga amasengesho y'iminsi 2, ndabwira ngo reka nguhe ubuhamya n'ubwo usanzwe ubuzi. Ndabwira ngo kuva na bose nigeze ngira imibereho myiza. Ndabwira ngo mu rugamba rwose nahuye narwo uzi ko ntigeze ngutenguha. Ndabwira ngo mu bintu ngusabye wowe kabyaro gahekawe, mbabarira ho kuzagira umwana nyaka ibiryo ntabyo mfite. Hanyuma birangije Imana irumva. Umwami ahimbazwe cyane. Imana ingirira neza ndayibona. Muri covid nagize amafaranga ntigeze ngira mbere yaho. Hanyuma birangije kugeza n'uyu munsi ndashima Imana igenda icakanza ubuzima bugako. Umwami ahimbazwe cyane kandi Yesu atugire neza. Umurimo nkora ni ukubwiriza, hanyuma no gusenga Imana. Hanyuma ndashimira Imana rero ko naho insengero zari zifunze, ariko ndashimira Imana ko iyo wagiriye Imana icyizere, Imana yakoresheje igikona igagaburira Eliya, niko igibana n'abantu bayo. Umwami ahimbazwe cyane kandi Yesu atugire neza. Ndabifuriza kugira Imana icyizere. Yesu naduhana umugisha. Murakoze cyane nshuti zanjye bene data. Nagira mbabwire ngo uko biri kose, niba hari intambara uri mu Rwanda nazo, niba ari ibigeragezo wari ufite, niba warebaga imbere n'inyuma ukabona nta cyerekezo, niba warebaga iburasirazuba n'iburengerazuba ukabona nta nzira, ariko twebwe dushobora kubura uburyo, ariko Imana ntibura uburyo. Imana ihimbazwe cyane kandi Yesu atugire neza. Yatunze Eliya kukageza ibiti Kerete, hanyuma ikamutungira Sarifati, nano biracyahari, nticogora, ntiruha, ntisaza ngo yitwaza akabando, ntabwo yanurwa imvura ikubye, ifite amikoro. Umwami ahimbazwe cyane. Ni Imana idukura mu birara ikatwambika ibirato, igadukura mu matera makofi ikatwambika amakote, ikadukura mu bugorogome bugashira, ikadukura mu rwago rwangano rugashira, ikadukura mu mbete zikatuzana imbere yayo. Ni imfura ikarabye. Ndayubashye. Imana ihimbazwe. Yesu natugire neza. Muhumura bera tuzataha rero. Yesu naduhana umugisha. Hanyuma nagira ngo turangize dusenga, ariko nkubwira ngo gira Imana icyizere. Niba utinze mu bukumi, gira Imana icyizere. Niba ideni rimeze nabi, fata gahunda usenga, ubwira Imana ngo Mana ngo ufitiye icyizere, kuko uko yishyuriye hanyuma mu Kaobadi nawe yakwishyurira. Umwami ahimbazwe cyane. Uko yatabaye batubanjirije, uko mubibuka muri Bibiliya, na n'ubu Imana yacu ntiruha, ntabwo igira garanti. Imana uhereye mu itangira kugeza mu byahishuwe, ntawe bagenanye ngo miti kunzira, ntawe yambaje ngo yambare ibara, ntawe isenze ngo asebe. Umwami ahimbazwe cyane. Yesu natuganze cyane. Imana si umuntu ngo ibeshye, si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza izabisohoza. Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Nagira ngo dusenge, tubwire Imana ngo Mana dukomereza amaboko kugira ngo tuzazanirwa tukigenda. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, uri mu ijuru ryawe ryera, uri igisubizo cy'ibibazo, uri intwari mu ntambara, uri agakinga k'amakuba, uri ubwugamo bw'umugaru, uri isambi itarumba, uri igiti cy'inganzamarumbo. Baratwanzura twemera, baduciye uducira kanzu, baduhonye duhuhiraho, baduteza iminsi uduha imyaka. Bavuze ngo ntabwo tuzikamera imbwa dukamera y'inka. Turavuze ngo himbazwa Yesu, kuko utari umuntu ngo ubeshye. Hanyuma dukuye mu biraro twambika ibirato, dukura mu matera makofu twambika amakote, dukura mu bugoro bugome burashira, dukura mu rwago rwangano rurashira, dukura mu mbete zituzana imbere yawe, dukura muri mitsingi tugutsimbararaho. Turavuze ngo shyirwa hejuru umukunzi wabera. Ndagushimiye Kristo, uri imbaraga z'abakwiringiye, uri igisubizo cy'ibibazo, ugira neza bugacya bukira. Sabye imbaraga Mwami kugira ngo ukomeze aba bantu baduteze amatwi, kugira ngo Uwiteka bongere bagirire Imana icyizere, kuko kwa rurikera n'umunsi ni kukiri, ntusaza nturuha, ntitwaza akabando, ntibanurwa imvura ikubye. Uhereye mu itangira ukageza mu byahishuwe, nta muntu mwageranye ngo umute ku nzira. Turacyagufitiye icyizere. Himbazwa. Fasha abakobwa, ufasha abahungu, ufasha abagabo, ufasha ababyeyi, umuntu
wese yongere gukomera umutima mwami, kuko nzi ko nyuma y'ubuzima ari ubundi buzima tuzabamo, buzima bwo kubabara buzarangira, tube mu buzima bwo kunezerwa. Makuba twahuye ntiyazagira iherezo, tuzatengamara tugeze iwacu, uzaduhanagura amarira, uzaduha impoza amarira, uzashyiramo indishyi z'akababaro. Kandi Yesu, muneze tutagire mu isi tuzawusangayo. Byago twayihuriye nabyo muri iyi si ntabyo tuzasanga mu ijuru, ahubwo tuzasugira dusagambe, tuzatera imbere, tuzabana n'umukunzi wacu. Turavuze ngo shimwa Yesu. Sabye Imana nyir'ijuru n'isi, ivuga bikaba, itegeka bigakomera, ituma batwitane ko Yesaya yavuze, igatuma banabyara. Iyaremye bijigwa ikarema nicyo bizakacanga, itazatwicisha inzara. Turavuze ngo himbazwa Yesu. Turasenze, tabara abantu bawe kandi wongere kubashyiramo ibyiringiro by'ejo hazaza. Ubabwire yuko nubwo imibabaro yabaho ariko ari igihe gitoya. Ni ku Muririmbyi yavuze ngo n'igihe gito intambara igashira. Mwami Yesu, turagushimiye cyane. Shoboza abahungu, shoboza abakobwa, shoboza abagabo n'ababyeyi. Mwuka w'Imana kuri devova ya grosti prine hedrene mi aize wangore mahandrevo presensire drema aize a dinigro eza wihivo vaya mango stibrene. Muririmbyi yavuze ngo umwuka we azabazaho, arimo muzari komenye ko niceranye namwe, arimo ngo byavuzwe n'Umwami Yesu. Turavuze ngo imanihi dema egron si edo evava estansiglere. Uri Imana igabura inkono itagiye ku ziko, uri Imana yatumye dushyira ingobyi mugongo, dushyira inkono ku ziko. Bari bazi ko tutazashyira ingobyi mugongo, ariko waduhaye ibitsina byombi, duha kubyara abahungu n'abakobwa, kuko ari nta jambo uvuga ngo rihere. Imana ishimwe, turagushimiye Kristo. Bana natwe muri byose, Mwuka w'Imana bane natwe, kandi intsinzi igaragare. Dusabye imbaraga z'umutima kugira tubashe gukomera ku munsi mubi. Urakoze Mwami, ntukabure ku cyubahiro. Mwami Imana, abantu bateranye, ntukabure impunda ababyeyi babaye muri iryo teraniro. Urakara amashyirwa hejuru, cyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu tubyambarije. Wakoze Yesu, amen. Canaan TV, ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana.